mbese waba waramenye amakuru cyangwa ahubwo waracikanwe? Nimba waracikanwe, uyu munsi nkuzaniye inkuru nziza. Waba uri umukunzi wa filime nyarwanda ariko ukaba utarabona filime yacu yitwa Urugamba Rwanjye, uyu ni wo mwanya rero kugira ngo nawe umenye iby'uru rugamba. Urugamba Rwanjye series iraboneka kuri YouTube channel yacu yitwa Yureti Media. Niba waracitswe nyarukira uyirebe kuko inkwakuzi zigeze kure. Tugomba kubaho njye n'umwana wanjye ndetse n'umugabo wanjye. Wibuka kandi ukora subscribe kuri YouTube channel yacu unasangiza n'inshuti zawe. Ako se wakita rutanye Naje mfite n'uruko. Urugamba Rwanjye series ni urwunge rw'inyigisho. komera makuru kiza ikintu tutabona Meze cyamize neza wose meze neza nanjye mama gaye nari njyanye urujya meze neza nose nari kuryamana nande ko iyo mbwira se nabibuze nk'abantu uko nyine bari bagiye mugaya batazanyifite Mumageze ngo duhurira hano ku muhanda twagenze. Uzimpamvu se nkuhamagaye. Uzimpamvu nkuhamagaye ngo duhurira hano ku muhanda. Buriya nararebye ndavuga sinaza kubikubwirira iwawe ufite abakiriya. Ni ibintu nyine nshaka kukubwira. Navuga ati sinagusohokana nawe ngo tuvugane ahantu kabari nyine twasohokanye. Bati ibintu nzabikubwira ari njye nawe wababiri. Uhitamo kuza kubyinjira hano ku muhanda. Uzi ikintu cyari kimaze iminsi kingwanira mu mutima narakurebye pe ndakwitegereza reba inzu yawe uburyo yaka rwose pe hano mbabara ibintu byo kukubwira n'umakanya kuko n'umakanira ndahita ndeba nakurebye pe urumva Kumva ibintu byose umaze iminsi uri kumpereza amafaranga kumfasha ngo akabari kagende neza byari urukundo. Ni urukundo pe nta kindi kintu cyatumye mbikora ni urukundo. Umugore wanjye se ndakanira ubwo tukunda kuri babiri ndabakunda pe shawa ubwo se twakundana mu ruhe rwego urwo rukundo rwawe rugamije umva ginda gukunda urumva mushakira n'inzu mushakiremo uwo mugore wanjye kabiri ubwo ya kuko navuga uzaba uri umugore uzaba uri umugabo wanjye wenda kuvuga ngo urakodeshereza inzu ntabwo ndi bukodeshereza inzu oya sindi bukodeshereza inzu njyewe nuramuka unyemereye urukundo ko nawe nkunda njye ndakugurira inzu yawe bwite nyikwandike yanjye bwite yawe bwite nyikwandikeho ubu umugore wanjye wa kabiri uzwi n'umugore nawe nzabimubwira yuko njye nagukunze kuko n'ibintu maranye igihe kinini rwose naragukunze nawe urabizi urukundo ikintu cyiza sibyo cyakoze nyine ntacyo ndabikwemereye ariko ugomba kubanza kubibwira tondese banza ubwire ako kajambo konyine pe kukuntu ubinyemereye basi kuvuga koze cyane kuba ubinyemereye ibindi byose wambwira nabikora pe nabikora nyine cyambere kuriya nanjye mbere y'abakunzi ariko nkabona ko ufite umugore ugatinya ko bimbwira
nako nawe ngiye gusenya urugo rw'abandi ariko nimba wumva yuko uzabanza ukabwira umugore akaba abizi agomba kuba abizi ibyo byo rwose aba ahubwo n'ubu ngubu nagenda nkahita mbimubwira ariko nzabipangira undi munsi da nta kibazo ubwo nimba uzabimubwira akabimenya biragoye none se kubw'izo mpamvu ariko nta kibazo kubw'izo mpamvu none niba nta kazi wari ufite muri iki kigo nyine nta kuntu twasohokana tukajya guserebura intsinzi yacu y'urukundo rwanjye nawe nta n'akazi nari mfiteho umunsi ngo habaye inama y'inteko nimba ari inteko nta nubwo turi gufungura ni saa 9 n'igice ahubwo tugende tujye no kugurira akantu wa mungane tunywere tugende tujye kubinywera sha muri kuva hese none bako ndamwabukere hano hirya ibyiza neza zitese nari mvuye mu rugo nari ngiye kugasafura wowe se muri kujya turi gutembera nyine ko mwabuze ariko none shati kubare nawe murahari ubwo nimba twarabuze nawe ko mwajyaga muza no kumpahira se hariya ku gasatira aho nicururiza ko nta n'umwe uraza kumpahira ntabwo duheruka tukirya ko ndabaye munini noneho rahara ndakubona ufite umuntu uri kunyitaho sha ndabibona pe none se mwa nakamushakaga kubabwira nubwo mwabuze ariko amahoro uri bukatubwiye cyane uko duprofisi nuko papuro tuteze ubu ngubu igihe nabahamagariye ngo muzaze mu rugo mbabwire ntabwo mwanyumvaga buri munsi nk'umwe tugiye muri brad sham abo bashiti bawe ko tuziranye uwo mushiti wawe ntazi nuwa uwo mushiti wawe gusa abantu bose twiganyira bazi yewe abo nzi ariko ni benshi kuri wowe ibyo ntari ntitwabonetse ko umva se mwana ntabwo mwibuka cya kigabo kijya gikunda kuza kunywera iwanjye nta kintu n'icyo rero cyanshingiye hariya hantu kariya reka reka niwe wakanshingiye niwe wamennyemo amafaranga ariko reka tubumva ariko abandi bana nyine bose twebwe harabiye muri twe hari uwo ufite ako kabari cyangwa n'icyenda kungana nako tubwire nanjye ngo wakazi murabizi neza ko nkundana na Juste sibyo ariko kino kigabo murakunda ariko cyiyumvamo kubera yuko kimpa amafaranga kwisukisha nicyo kibikora umukantu rwose hariya ubona ko hagenda hajyamo ibintu byinshi byinshi ndabibona nicyo kibishyiramo rero ngo kimpa amafaranga menshi afatika namwe murabizi ko ari igikire ariko nanone muva mu gihunda sinzi inama mwangira inama y'iki ya urabyumva nese cyo ikibazo mfite ni iki ngiki afite nyine arambereye nyine ikibazo ni Juste oya Juste se ni ikibazo ubwo nibyo ikibazo ni ikibazo ni ikibazo afite umugore umugore wese umugore se urumva nta inshuti ye ariko nanone ntabwo namuhomba ese ko ifitiye umusore mukundana icyo ngicyo gishakaho iki wakira nyine umusore turakundana urumva ukambanza n'ubwira umusore turakundana ariko umusore nubwo dukundana nta kintu ampereza ariko kiriya kigabo kirampereza n'uwo musore nkaba namugurira n'akantu azi ngo amafaranga nyine yakura mu hariya muri kariya kabari afatiraho kuri icyo kintu n'undi kigo amafaranga uje ntabwo ndikutoshye wikundanire n'uwo musore ubundi uracyari muto urajya kuri icyo kigabo uba umugore wa kabiri kubera wikundanire n'uwo musore rwose umugore wa kabiri hoya
umugore urumva ushaka kugira ngo cyebo nyine noneho nabonye gifite umugore w'imva nigishize kiriya kigore afite twajya duhuje hese kiriya kigore ndakiga mwajya muhurira hese ubwo yaba umugabo wataharaye sazajya arari wanyu sazajya ahubwo dore kandi ugiye kumubwira sibyo ntabwo nagihomba iki ni ibintu byinshi ahubwo nabonye ukuntu kinkunda cyane ngiye kuzakibwira umugore wacyo ko nanjye kinkunda nimba kinkunda koko cyarambwe ngo ntacyo kitakora ku bwanjye azabwira umugore we ko tubirimo yumva ukuntu umugore we azabyakira nazaba atabyakira neza nzagenzamo gakeya tube turi inshuti ariko ntabyo kuvuga ngo ni umugore we wa kabiri ariko reka biza kundeba ntiyera ibintu nanjye kimpa amafaranga njyewe numvaga kugumana nawe tuzagumana nese uzashaka abagabo babiri nawe ese ndashaka abagabo babiri jisita zaba azi yuko nkundana n'icyo kintu gusa bimwe ntose muzabana ntose nimuzabana kabiri nde tubana jisita se nzajya kubana nawe nta mafaranga ndaje ntimbona amafaranga icyo kigabo wenda nzakihorere ariko ntabwo nakubera mani nuko nsigaye nawe mukunda kuruta uko nkunda jisita ahubwo mbona umva jisite namureka kiriya kigabo ubwo kigiye kugishyiramo kizakore divorce koze ubwo uri kumva kandi kimpa amafaranga uzabana n'umuntu umwita ikigabo muzumvikana we reka kirakiza nize se umugabo kari kumwita ikigabo ni ikigabo cy'igikire se mubyumva se ntabwo kiza ako wowe kuri kumwoshya ngo ajye kuri icyo kigabo garate gifite ibifaranga kizajya kikumeneramo kigutego nari binyuze mu mwereke kumubwira sibyo ikintu ugiye gukora nubwo ntabyumva neza ariko umwanzuro ni uyu ntabwo nahomba umuntu n'amafaranga ngo jisite ngo nuko ari umusore azashaka abandi bakobwa n'abakobwa barahari benshi azashaka abandi bakobwa njyewe nanjye nishakira amafaranga kandi nabonye umugabo umenyera amafaranga naribe wowe niba wumva mu mutima wawe umukunda nsigaye mukunda cyane nsigaye mukunda niyo waba cyane utamukunda papa oya niyo yaba ata nta mafaranga afite ruzaza ndumva nakomeza nkamukunda kuko amafaranga yampaye arahagije yadutunga pe naribe nyine ubwo natwe tugende tugire mu kazi ubwo ngubwo nyine nzaba numva ko muzaza sawa naribe tuzaza tugurira akantu muzaza mbagurire se ko n'ubundi nta amafaranga yenda kuzaza ntizatubwire mva akira ahubwo imana ishimwe mva namurike n'ubundi nareke jisite ariko jisite maze mfasha we nabyo mva yamberaga igikuta mva nkabura uko ngera kuri jisite kandi jisite kumukunda ndumiwe niyo mpamvu wamuhatiriza oya ntabwo namuhatirizaga nese niyo mpamvu wamuhatirije umwanzuro yamaze kuwufata urumva njye nabimubuze niyo nawe ufashe ariko nawe naba mbonye amahirwe none ndumiwe bumeze kubera iki oya nta birenze wishakiraga mbega kuhita ujya kwa jisite we n'umwana se ntabwo ari umwana nyine naribi none ikibazo byari biri ndumiwe cyakoze ese ntabwo byambera wishakiraga kwa jisite mbese nta birenze yewe nakundi nyine ntakundi si iki hari igikazo ubu nyine ugize amahirwe none ubwo ujya kureba jisite hakiri kare oya ntabwo nahita njya kumureba mbese ndamureba se mubwira iki nawe tubwire ko umukunda se n'umukunda nimba mukunda se ni ngombwa ngo njye kumubwira cyameze neza rero bikari mu rugo urabona ko ariko habaye neza rero nubwo hataramera neza cyane ndabona uko biri hameze neza kabisa hameze neza nta kibazo
Uvuga ngo umusuye ese ko n'ubundi wambwiye ngo uzaza kureba ahantu nimukiye ntunaze ese ubusire erega amenya ko umwanya aba ari muke kubera akazi umuntu aba arimo umwanya aba ari muke cyane ndabizi umwanya aba ari mutoya ariko nawe rero ariko urabona ko nigomye rero ntagera nta kundi uriya mugore aba yakugujije kuza kunsura ntabwo uzi ko nanjye mba mufungura ndamufungura rimwe na rimwe wasanga umwanya ni ukuri ndamufungura none se ubu ngubu wumva ntagukunda guhumura ni byiza cyane wari umeze utese ameze neza umeze neza no kugira se wakora nanjye mufungura rimwe na rimwe hari igihe mba numva waza tukaba ibyo ngibyo ntureba ibyo ibyo bindekere ndaza kubikurikirana muri iyi minsi ku buryo nzajya nzahana basi ibyo uzana gatatu mu cyumweru bizaba bibaye byose nta kibazo se nta kibazo uraye ese kuko ni mu rugo n'ubundi kari urwaye kari wowe wahishyuye nta kibazo uraye ntatera imbere ni karibu rwose ntuhejwe gusa ndagushimiye pe gushimira wahisemo udutebe twiza salo yawe mbega imeze neza ntaho ihuriye yo mu rugo mwana ega ni amafaranga yawe byose abikora si ubizi se ko ngenda kugira nta kintu nari kugeraho njya ko uriya mugore rwose kandi hari igihe nzamujugunya ntizera kwibera uzabyemera umugore wa mbere ni umugore mukuru ndamwubaha nubwo mukunda ariko ndamwubaha pe ntabwo natuma umujugunya tuzajya tugusangira nta kibazo wese ko ntarabimubwira umunsi yabimenye ubu hazacura iki ko muri ejo ntabwo ndamubwira ko mukunda ahubwo icyo kintu nshaka ko tukiganiraho nshaka ko ugenda ukamubwira sibyo namubwira ko nagukunze ukamubwira ko wenda turi inshuti atazagira ikintu yumva cyangwa akabyumva ku ruhande ukabona bibaye ese ko ikibazo turi inshuti tutaratapanga ibintu byo kubana ndaza kubipanga neza ahubwo nawe mushake ariko uzabanza ubimubwire nabonye nabimubwira nyine wowe warangiye kubyemera ko wakwambera umugore nyine